ingabo z'igihugu cyacu niyo uzirebye aho ziri kugenda mu muhanda ubonaga zisobanutse. Ingabo zacu ko ziri imbere muri disipurine no gukundwa n'abaturage b'igihugu cyacu cyane, urumva. Bose nyuma y'urugamba rwo kubohora u Rwanda pe ari mu ba mbere, ari mu ba mbere kuko ni umuntu uzi n'ibintu byinshi byo muri iyi si. Ni umuntu kandi yaritanze burya cyane rwose, kuko nkurikije amateka yuko nayumvise ukuntu burya niyo mpamvu abaturage tugomba gukunda perezida wacu cyane. umuvuze nabi tukabonana nawe tukamuhakanya. None se ubaze nko mu majepfo cyangwa mu burasirazuba ushobora gusanga aha abasirikare baturuka mu izo ntara. Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Dushime Ibyagezweho TV nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza rero aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye cyane byo muri Afrika muri rusange, ukuvuga ngo ni Rwanda, ni Tanzania, ni Uganda, ni Kenya n'ibindi bihugu byinshi bidukikije muri rusange. Ariko nanone abandi muri bwota amasimbi, abari ku mugabane w'Iburayi, abari ku mugane wa Amerika, abari muri Canada, abari mu Bushinwa ndetse n'abandi bantu baherereye mu bindi bice byinshi bigiye bitandukanye by'isi muri rusange, ndabasuhuje kandi bahaye ikaze hano kuri Dushime Ibyagezweho TV. Rero nk'ibisanzwe ngiye bagezaho ibiganiro umunsi ku munsi, abani ngiyewe Shema Pride bisanzwe. Nanone sinakongera rero kutakira cyangwa se reka nongere nakire umugabo umaze kumenyera cyane aho bita Adrien mu biganiro bigiye bitandukanye cyane tugenda dukora. Adrien, amakuru y'imisi bimeze gute? Amakuru ni meza cyane. Abantu rero bakanyura inbox bakambwira ati uriya muntu koko ibitekerezo atanga rwose bigenda bitwubaka. Wowe byakira gute ubona abantu bagenda bakomeza ku bitekerezo ugenda utakanga bavuga yuko bibafasha mu buzima bwa buri munsi? Byakira neza kuko n'impamvu mbitanga ubundi Adrien Nshimiyimana muranivuga ko ndi Nshimiyimana Adrien. Ndi umuntu ukunda kubana neza n'abantu benshi. Abaturage turakundana, abayobozi, abapasitoro, abakecuru, abasaza, urubyiruko. Mbese ndi umuntu wisanzura ku bantu bose kandi abantu bose banyiyumvamo. Baba bashaka rero ngo mbasangize ibitekerezo byanjye cyangwa se mbaganirire, mbabwire n'ibyiza by'u Rwanda, mbabwire n'ibyiza by'inkotanyi ko hari benshi batabizi. Hari benshi bazi nk'urugero, hari abantu benshi batabizi bakiri mu mahanga, bari mu bihugu byose nk'ibyo watondetse uvuga, badaherukirwa mu Rwanda. Rero noneho n'aba baturage bagenzi bagiye batagira amahirwe yo kugera hirya no hino mu gihugu, batagira n'amahirwe yo gukurikirana ibibera mu mihanda yo hanze hano ku mbuga nkoranyambaga, bagira ngo mbaganirize, mbasangize amakuru yo hirya no hino ku isi no mu gihugu muri rusange, ariko yose yerekeye mu gushima iby'igihugu cyacu cyagezeho, ibyo twagezeho nyuma y'imyaka 30 FPR inkotanyi ingabo zayo zihagaritse urugamba, nako zihagaritse jenoside yakorewe abatutsi 1994.
bityo kuko nkanjye nkunda kumenyana n'abantu b'inararibonye nkanakunda kubakurikira cyane cyane nka nyakubahwa Muzehe Tito Rutaremara, James Kabarebe n'abandi, ariko hari n'abandi bakunda gusesengura ba Tom Ndahiro, nkabakurikira abasirikare abakuru b'ingabo, abaminisitiri. Buriya no mu baminisitiri hari umuminisitiri nkunda cyane kandi ni umunyabwenge, namaze kumubona mfite ubwenge bwinshi. Buriya minisitiri w'intebe Kagame azi guhitamo. Buriya perezida wacu azi guhitamo, yahisemo minisitiri w'intebe mwiza pe. Unarebye no mu baminisitiri bayoboye minisiteri y'intebe bose nyuma y'urugamba rwo kubohora u Rwanda pe ari mu ba mbere. Ari mu ba mbere kuko ni umuntu uzi n'ibintu byinshi byo muri iyi si. Ni umuntu kandi yaritanze burya cyane rwose, kuko nkurikije amateka yuko nayumvise ukuntu yayoboraga ikigo yayoboraga ku isi, yakoragamo ku isi, yakoragamo niba banki y'isi. Nkurikije ubwenge bwe, ubunararibonye bwe, burya niyo mpamvu abaturage tugomba gukunda perezida wacu cyane. Umuvuze nabi tukabonana nawe tukamuhakanya, tukamurwanya, mbega ku buryo nta muntu ushobora kudusebereza perezida ngo duceceke, kuko azi gutoranya. Yagiye atoranya abaminisitiri b'intebe benshi beza, nabo nibuka benshi nabo bari beza pe, kandi nabo bakoze akazi gakomeye cyane. Ariko yageze kuri minisitiri Edouard Ngirente aratoranya koko, arashimangira neza, arashimangira. Buriya minisitiri w'intebe w'u Rwanda uriho ubu Dogiteri Ngirente ndamupenda sana cyane rwose. Niyo mpamvu rero Kagame nyakubahwa perezida wacu arerekwa. Babahanuzi birirwa bitigisa bakitetemeshwa batira iravuze ngo barimanganya gusaba arabihangiye imirimo kugira ngo bakunde bakomeze kwiba abaturage. Bode bari abahanuzi bihangiye imirimo, ni nk'uko wakwihangira umurimo ukiga n'ikizatuma wiba. Ati nimvuga ngo Zopeya Tetema barumva ko manuye, akabisobanura mu buryo kandi bakanyuranya n'iki jambo ry'Imana rivuga. Kuko nk'uko nabivuze umwuka wera agira gahunda, kandi abahanuzi nibo baremewe, ndabemera, yewe baranahanura nkafashwa. Ariko umuhanuzi mukuru muri iki gihugu uhanura iby'ukuri ni Paul Kagame nyakubahwa perezida wa repubulika, kandi akerekwa ibyiza, akerekwa ibizima, kandi bifitiye akamaro igihugu n'abanyarwanda. Ni nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Bityo rero Imana iramwereka akinjira mu mwuka, Imana igahita imwereka ati shiraho minisitiri w'intebe mwiza uzashobora kugendana n'umuvuduko w'iterambere ry'u Rwanda. Minisitiri w'intebe rero uriho ubu Dogiteri Edouard Ngirente ndamushuhuje kandi ndamushimiye. Komeza imihigo cyane rwose.
ugarutse kuri nyakubahwa perezida Paul Kagame, ugaruka ko agenda ashishoza cyangwa se akorana ubuhanga mu gushyiraho abayobozi bamwe na bamwe kugira ngo bateze imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko n'ubundi ibingibi bigahita bituma nibaza mbere y'imyaka 30 yuko haba guhagarika jenoside yakorewe abatutsi 1994, ariko nanone bikajyana n'ubundi n'urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye mu mwaka wa 1990, hakaba hariho inzego z'umutekano icyo gihe FPR inkotanyi itaraza wenda ngo ibohore u Rwanda inahagarike niyo jenoside yakorewe abatutsi 1994, hariho izindi nzego zariho z'umutekano, kandi mu by'ukuri ko zakoraga bitewe n'ibyabaye mu Rwanda, ko zakoraga byanze bikunze umuntu yabikemanga. Mbere yuko tunajya ku mikorere y'izo nzego ko zakoraga cyo zakoraga, nshaka kugira ngo umuntu atubwire izo nzego zari izihe. Inzego z'umutekano mbere yuko FPR inkotanyi itangira urugamba rwo kubohora igihugu, ndetse zari igisirikare n'abajandarume nizo gusa. Polisi niyo yari jandarumuri uko ndi kwibuka. Local defense waya nayo ntago yabagaho. Umuntu ashobora kwibaza ngo se ko muri iyo myaka polisi abagaho ingabo, polisi n'abawupeji babandi bo bitaga ba brigadier bakubitaga ibiboko bakoresheje ibyo bitanga indembo. Barakubitaga gukubita ikibuno bakagitosa. Barakubitaga. Ndikuga ari aho twajaga kwiga kandi dutuye hakurya ahitegeye kuri komine, tukumva mu gitondo ngo yepi abantu bari tukabazana, ariko ibyo ribije ngo bari gukubita abanyuru. Ubwo navuga ngo neshatu zari ziriho. Dukurikije imikorere yazo yakemangwa pe kubera ibintu byagiye bibaho muri icyo gihe. Wabonaga zakuraga gute? Wenda wari mutoya, ariko no mu byo usoma cyangwa no mu byo wumvaga ababyeyi bavuga cy'abandi bantu, wabonaga izo nzego zakuraga gute? Uko zakoraga ntabwo nakumenya neza. Namenya neza muri jenoside niho nazibonye cyane. Ariko mbere ya jenoside ntabwo nazimenyaga. Icyo nari nzi nabo bakubitaga ibiboko. Ikindi nari nzi, papa yigeze gucuruza kanyanga warage, bayitaga sapa. Kubera papa ari umuntu uzi gushabika cyane. Papa acuruje ibintu byinshi, indibota, ibiki ni byinshi. Noneho kubera papa araziranye n'ababurigadiye abo, babaga baraza kumufata. Ubundi kuva kera kanyanga yararwanywaga, yari ikizira. Sapa bayitaga sapa, niko nakubwiye. Igihe babaga baraza gufata papa, umwe mu bawupeje yabaga yamubwiye ati turaza gusaka dusange wahishe kure. Maze bakaza turyamye bakesura ibitanda na za matora n'ibiki. Kuri kare kuva kare kwari abasirimu iwacu. Kuko twaryamaga no ku bitanda bifite za rasoro bigenda biritigise. Noneho bakesura, maze hasigaye tugasohoka bakajya naho bari kwijijisha. Bamaze kurabura papa, yabahaye imitwaro, ubwo ngubwo yabahaye ifaranga. Urumva nta nibanga zagiraga. Rero abo nibo narinzi. Noneho nza kumenya ingabo z'igihugu, abasirikare ba Habyarimana. Twabitaga ba Habyarimana kuko nabo urebye baba ari nk'akazu. Baba ari nk'akazu kuko umuntu wese yavugaga ngo abasirikare ba Habyarimana.
ariko ntabwo bari abasirikare b'u Rwanda. none se abenshi baba baturuka ku Gisenyi muri Karago ngo baturukaga muri komine yitwa Karago Satinski gutyo iriya za Kabaya mbese Satinski hano za Ngororero mu Ngororero hose na za Rubavu na za Ruhengeri uretse ko iwacu Butaro nta n'abaturukaga ubanza muri komine Butaro ubanza hariyo nk'abantu muri Etat Major cyangwa batatu rero twabamenye mu ntambara kuva intambara itangiye iya 90 bazaga gufata abantu n'abasore bafite igufu ngo baje kwikorera ibiryo kuva muri 90 twigaga irunaba noneho ubwo tubamenya guca ariko bigeze muri jenoside 94 tubamenyaho ibibi byinshi noneho na nyuma naje kugenda nkurikirana amateka yabo nsanga bari babi cyane bari babi bikomeye abo basirikare ba Habyarimana base ku buryo umusirikare guhotera umuturage ntabibazwe abibarizwa ukarya n'inkoni ugapfa rese hari imanza wigeze wumva kuri leta ya Habyarimana wigeze wumva hari umuntu n'umwe wagejejwe imbere y'ubutabera hari ngo yakubiswe n'aba Habyarimana canga yagize ute simbizi ariko umusirikare niyibeshe umusirikare w'u Rwanda wowe niyibeshe akore ku muturage w'igihugu si babaciraga imanza ku karubanda no mu giturage aho bakoreye icyaha cyane rwose mbese imbere wigeze ubibona ibyo buriya nanjye nicyo kibazo mba mfite ndavuga nti kwereka ingabo zifite gahunda ingabo zacu ubu ngubu z'igihugu cyacu zifite gahunda n'umurongo mwiza ntabwo ari nk'izambere izambere reka nkomeze nkubwire ibigwi byazo n'ibibi byazo yewe twajaga kwiga irunaba rimwe tugacika n'amashuri tukarya umuceri mu bigo byabo si zazibaga no ku kiliziya se naho twahungiye iyo za kero niba ari za Ruhanga si twajaga kuja turarya n'umuceri mbese turi nk'utwamayibobo niko nakwiyita ariko zigakunda gusambana zakundaga igitsina cyane kandi zo ingabo za Habyarimana nta soni zagira nyinshi zasambaniraga no hanze no ku muhanda bambaye inifomo se ibyo si wabibabwira ariko ndi kukubwira ngo bageze iwacu muri Butaro twabareba tugatinya ngo gute urumva rero ko tubonye abasirikare rese twatubaze basindira gusinda bene imyitwa ugasanga yambaye inifomo yaguye mu muhanda cyangwa ari kunywa amayoga mu muhanda ho ntanigeze mbona basinze ngo bagwe mu muhanda cyane ko rimwe nje nabaga ndakana nitahiye navuye ku ishuri ariko ibyo nabonye muri jenoside byari amarorerwa wenda tutaragera aho ngaho hari ikibazo njya nibaza ko wumva ko zari ziri mu kajagari ese zitaga ku nyungu y'abaturage ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu koko ko bisanzwe n'ubundi ngabo ko ari cyo ziba zishinzwe cyane zari zaratese kuko uburyo zari ziriho babaga mu kigo ngo barya inyama za ruzungu zo mu bikombe banywa na byeri ariko se wabonye he igisirikare ahantu cyari cyarazambiye bahagemurirwaga na byeri mu bigo bya gisirikare rekada
no kuri za pozisiyo bagemuragayo za byeri za mitsingi za sikoro nako Primus za henikeni za Primus ni inzoga yarigezweho icyo gihe ginesi rero urumva izo zaziragira disipurine zigemurirwaga na byeri hariya ni ikibazo buri wese ubundi ingabo za Habyarimana uzumva hari abaravuga ngo ingabo z'igihugu zari iz'igihugu ariko bavugaga za Habyarimana hari igisirikare kubera none se ubaze nko mu majepfo cyangwa mu burasirazuba ushobora gusanga abasirikare baturuka mu izo ntara baba bari bake nabwo ari bato batari muri leta y'amajoro none se wenda tuvuze n'iby'amoko abasirikare b'abatutsi banza ntababagamo wenda babagamo wenda bake ko hari n'abo bishe cyane ariko bari bake cyane ingabo za mbere ntabwo wazigereranya n'izuba zari zifite umutima w'amaraso se wabonaga imikorere yazo wabonaga igamije iki wundi buri iyo mikorere yose wabonaga zigamije iki izo mbese zari zikiga ko zizarimbura abantu buriya zari zirimo baba barazitoje uko zizatsembatsemba abatutsi zikabarangiza zabaga ziri mu myiteguro ubundi n'urugamba zarwanaga n'inkotanyi ubundi zazi nko kwitoza kuko wabonye ko hapfuye ingabo za FPR inkotanyi wenda nka 200 kuva intambara yatangira muri 19 n'urugero zananiwe kwica ingabo za FPR inkotanyi imijinya ziyitura abaturage b'abatutsi urumva ko zaziri n'ibinyabari zaziri ibigwari zananiwe kwica abo ziri kurwana nabo ziza kurimbura imbaga y'abatutsi kandi zari zifite n'izindi zizunganira z'abakongomani icyo gihe ni benshi bazunganira kuko twumvaga ngo n'abatanzaniya rero ingabo za mbere nta nubwo nahazitindaho reka ne kuzitaho umwanya kuko ingabo za mbere nta cyiza ziziho nta n'ikiza zagezeho uretse kwica abanyarwanda wenda reka guhe urugero mperutse kumva ikiganiro bari kubaza Habyarimana umunyamakuru yabajije Habyarimana ikiganiro yakoze bwa nyuma ati mu by'ukuri ingabo z'igihugu oya ingabo zawe ko ziri kwica abantu zigasahura urabibona iyo muri za no Habyarimana ko nanjye byambabaje urumva ibyo ndi kubwira ingabo za mbere zaziriho amaraso y'umutuku za akazi kazo ni nka ariko nta wazirenganya nazo cane zaratojwe nabi iyo utojwe zari zifite umutoza mubi iyo utojwe nabi uba mubi ndaza kuguha abantu rero baba bashimagizwa nibaza icyo bari gushima izo ngabo kikanyobera ndaza kukumvisha n'ayo majwi ndaza kuyaguha uyashire kuri kamera nyakubahwa perezida hari imyifatire nakwita mibi y'abasirikare imaze iminsi igaragara hari abasahura bagafata abakobwa ku ngufu n'abagore hari n'abica abaturage bikaba byaragaye cyane cyane Kibuye Byumba Gisenyi Ruhengeri none nkaba nagira ngo mbabaze mwebwe mwategetse ingabo z'igihugu imyaka 30 mufitemo icyo nakwita experience kugira ngo dukorere analyse mbese mutubwire cyaba kibitera kubera kandi ko muri ino mu politique mwe mwatubwira ingaruka mubona byagira ariko baturage ari no kuri intambara
njye byarambabaje cyane kuko ariko rero nkaba nsaba n'inzego zishinzwe ibyo guperereza ko bareba basahura bakabahana kuko nkaba byo bavuze ku Kibuye ngira ngo abibye ku Kibuye ibibye muri banki commercial bose barafashwe byo ni byiza abagiye gusabura ku Gisenyi bamwe barafashwe n'ibintu ndetse bimwe biragaruka ariko rero urebye nk'ini Kigali byasahuwe urebye nk'ibyumi byasahuwe muri iyi minsi wibaza niba nta bawupeje ba muri utwo turere niba bibaza niba nta za parike ziba muri utwo turere umuntu yarambwiye ati rwose biratangaje kubona umuntu yinjira mu iduka akajya gusahura akagenda yikoreye nk'uvuye gusarura mu murima we ntagire umuntu ureba ijisho ntagire umuntu umuhagarika ntagire umuntu umubaza ati ngwino tujyane muri parike ntagire opejuza ntagire umujandarumuza ibyo koko ndasaba ko ababishinzwe ba opeji gendarmerie za parike zabuza ibyo bintu byo gusahura bagahana abasahuye abari bo bose baba abasirikari baba abasivili izo ngabo n'ibindi bibazo ariko ronge bikaba byarambabaje rwose kuko kuvigiye intambara itangira abanyarwanda abaturage bari mu gace intambara iberamo berekanye bihagije ko bashyigikiye izo ngabo babana nazo barana Rwantambi babafasha kwikorera ibyo bagomba kwikorera bakabagemurira igihe bari aho imihanda itagera urumva rero kugira ngo abasirikari bamwe bahohotere b'abaturage ibyo birababaje nkaba rero rwose twafatanya ko nawe nabonye ko bikubabaje kongera gusaba ibintu bibiri icyambere ngasaba abaturage ko bakomeza kwizera ingabo zabo kuko urebye abo basahuye abo bishe ni bake cyane kandi ibyo byose abo byabaye byahoshejwe n'izindi ngabo zifite umurava ngasaba rero ko bakomeza kuzizera kuzitera inkunga kuzibwira amagambo azishyigikira aho kugira ngo barebe abo ngabo yenda bajya gukora ibyo abanyarwanda batifuza ingabo za Habyarimana zakomeje kurangwa no kwica no guhuhura no kusahura no kurimbura no kugira abantu ibimuga mu by'ukuri pe nta keza kazo zari zifite n'imbaraga urebye ariko zatojwe nabi kandi ntabwo wavuga ngo zari zose hari harimo wenda zifite umutima muzima ariko zikabana n'abapfu nshobora kuba muri 100,000 ariko harimo 80,000 byazambye ntabwo zose twazita babi ariko icyazise mbi zose ni amarorerwa zakoze ese ko ntazivugaga ngo zararokoye muraga ndakurikira radiyo nta ngabo za Habyarimana zazaja kuri kamera ngo zitubwire ngo zarokoye abantu wenda zizajeho tubimenye niba ziriho barasahuye mbese zari zifite imyifatire mibi cyane zafataga abagore ku ngufu abakobwa ku ngufu gusahura kwica abaturage gusahura hari nawe zasahuye amabutike n'amaduka muri za Kibuye na Byumba na Gisenyi na Ruhengeri zirasahura zirabeza ngahumva ingabo ziri gusahura abaturage zishinzwe kurinda zaziri nk'iz'abakongomani ntago ndi kukubesha umunyamakuru yabaje perezida ndakumvisha uko perezida yashubije nabyo ndabishiraho kuko njemba cyakuvuga ibintu byo numvishije kandi bizima hagazeho
tazagira ubesha izo ngabo bashimaga ibyo bigarasha bizishimaga ako kantu uze kugashyira kuri kamera bumve uko umunyamakuru yabaje Habyarimana nuko yashubije rero nta cyiza nazivugaho zakoze ushaka no kuba warakoze ibyiza ugaherukira ku bibi niyo mpamvu buri intwari yitwa intwari ipfuye ariko rero njyewe nta cyiza nziziho iyo ziba ari nziza kuri zarabwiwe kwica kuri zarabwiwe gutoza intera hamwe zikabyanga ahubwo wa wundi uzibwiye zikamwica ariwe nese ubwo icyiza cyazo ni ikihe ntacyo wiguma no kuzimbaza mbazi izuba tuba turi kugira ngo mbazi z'iki gihugu cyacu inkotanyi ari byo mbasa gusa bariya bikoresha n'ubundi ibyo byose byarabaye ibyo bakoze ni FPR inkotanyi aho yari iri naho yari gutegura uburyo cyiza bohora u Rwanda ndetse kaza no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi 94 ubwo ni ukuvuga ngo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye muri 1994 baraza n'ubundi barakomeza 94 baraza bahagarika jenoside yakorewe abatutsi ubwo ndavuga ingabo za FPR inkotanyi zari zirangajwe imbere na nyakubahwa perezida Paul Kagame fatanyije n'abandi bantu bagiye batandukanye cyane n'izindi ntwari zagiye zitabaruka icyo gihe nyuma bahagarika jenoside yakorewe abatutsi 94 barakomeza kugira aka kanya ndi kugira ngo noneho ungerera wenda nabyo uratangira utubwira inzego z'umutekano noneho zaje yabiziyongereye n'izindi wenda za gisirikare n'ubundi ariko mbwira iziyongereye umbwira imikorere yazo noneho zo zikora gute zita ku nyungu y'abaturage ese zirinda ubusugire bw'igihugu mu by'ukuri bimeze gute tugereranyiriza izi ngabo z'iki gihe cyangwa se inzego z'umutekano z'iki gihe n'iz'icyo gihe wivunika ingabo z'igihugu cyacu zimeze neza ingabo z'igihugu cyacu zikuriye isari zirasobanutse kuko zifite umutoza mwiza uzirangaje imbere ari we nyakubahwa dogiteri perezida Paul Kagame umugabo wazo w'ikirenga ubu ni dogiteri ni ukuja turarikubita Imana iri kugenda iramuzamura mu ntera noneho zifite disipurine ihambaye ngira ngo urabibona hirya no hino mu gihugu ibikorwa zikora mu mahanga ziri gutabazwa hose cyane mu gihugu zaracyubatse ziragitengeneje zirangije ziri gusabwa imisada yo kujya gutengeneza ibindi bihugu cyane rwose urugero za Mozambique za Central Africa y'epfo za Haiti za Sudani hose Haiti bariyo bari n'ahandi ni henshi cyane ziri muri za kaminuza z'ibihugu byo ku isi ziri kwigisha abandi basirikare si wazivuga hiki kibi ko ari byiza gusa ngabo zacu icyiza cya mbere n'ubuhanga nzibona ni uko zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi cyane zigahagarika zikirukana ingoma mbi y'igitugu ingoma y'igitugu ikindi nshimira ingabo z'igihugu cyacu FPR inkotanyi ni uko zakomeje guharanira umunyarwanda ahari hose kugira ngo amere neza za ngabo zakoze amabara zihungiye Kongo zagize abaturage b'igihugu ingwate kugira zigume kubifashisha kubarisha mbese cyo nshimira igihugu cyacu n'ingabo zacyo izo ngabo zahise zambuka zija gucura impunzi muze mu rwababyaye mureke izo ngegero mureke izo mbwa
abemeye muri izo ngabo muri ingabo z'igihugu cyacu zakoze akazi kenshi kandi gakomeye. nakubwiye ngo nubwo ingabo za Habyarimana zakoze jenoside wenda harimo nkeya zitayikoze ariko zagizweho umugayo cyane. za zindi za ngabo zitakoze jenoside ariko zifite umugayo n'ipfuno, ingabo z'igihugu cyacu zarazigaruye. abashoboye kwemera n'abo zagoteye igihu bari bihishe zikabagarura, zibanyuza mu kigo cya Mutobo kubavanamo kode y'ubwicanyi n'ubugome no kubigisha, zirangije zibasubiza mu ngabo z'igihugu. ubu bari kubaka igihugu, ubu nta bakitwa ingabo za Habyarimana, ubu ni ingabo z'igihugu, ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, RDF. mugabo we, RDF ikitakoze n'iki? RDF yazamuye abantu bose, yaba mu mapeti, ntayarobanuye cyane, ntayikubiye, ntayavuze ngo twafashe igihugu twenyine reka batutagifatanye tubareke. harimo abajenerali, abamajora baki, mbega kuva ku mapeti yose kumanuka, ntarobanura. kuvuga ngo ingabo za RDF zizaba izo ku Gisenyi gusa kwa Habyarimana. hajya perezida wacu Paul Kagame savuka mu majepfo mu karere ka Ruhango, ushobora gusanga mu karere ka Ruhango abasirikare bari mu nkotanyi buno mu ngabo z'igihugu ari bakeya, bagendera ku bushobozi bwabo. ariko icyo gihe kwa Habyarimana iyo yavuka n'utabizi bamushe kandi bakamuha ipeti riri hejuru. ariko ubu iwacu Butaro, Burera, ingabo z'igihugu zivukamo ziri mu gihugu, ziri mu ngabo n'akangari, kandi bafite n'ipeti riri hejuru. N'aba ofisiye bakomeye, nzi nk'abariyotoni 10 kandi hashizeho abakapiteni, njyewe nzi abakapiteni, nzi n'abariyotona, harimo n'aba bakobwa. ariko wavugane ingabo z'igihugu cyacu kuri leta mbere ntabwo mu ngabo hajagamo abagore. nta bagore buriya babaga b'abasirikare, ababaga muri babandi bene wabo bo kugira ngo bashiremo, baba bari bake. niba ingabo z'igihugu cyacu zifite abagore benshi nk'ibihumbi, niba ingabo ziri 10,000 ni urugero, abagore barimo ni 3,000, abagabo ni 7. ariko mbere ingabo za Habyarimana niba zaziri nk'ibihumbi 10 ni urugero, ingabo abagabo ni 9,992 na 5, abagore ni 3 nanga 5. hariho nanumvaga icyo gihe niba yitwaga ndetse ndamwibagiwe. urumva rero izi ngabo z'igihugu cyacu RDF zakoze akazi kenshi, nta bwoko, nta vangu, nta kimenyane, nta cyene wabo, nta munyangiro, nta munyumvishirize, nta zuru, nta ndeshyo. umunyarwanda wese yisanga muri RDF. ngo iki ubi wacu baravuga ngo dushaka bo kuja muri RDF, imisozi kamanuka yose. ariko si mbere wamenyaga niyo yagiriyemo. ni ukuvuga ngo mu ngabo z'igihugu harimo uburinganire, nta busumbane,
ingabo z'u Rwanda zakoze akazi kenshi cyane zihagarika jenoside, zishira igihugu ku murongo, ariko byose urumva ko byaterwaga n'umurongo w'intore zirusha intambwe. Abayobozi bacu ba FPR bari bayoboye urugamba barangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bari bafite indangagaciro na kirazira, bari bashize ubumwe bw'abanyarwanda imbere. Kandi burya reka mbabwire, ibintu ingabo z'inkotanyi zarwaniye arizo zaje kuba ingabo z'igihugu, zaje guhinduka byose byari mu mahame 9. Iyo bemereje mu nama yabereye za Uganda na Zahi, ubutaha nzakubwira uko byatangiye, ejo nanga ejo bundi nzakubwira uko byatangiye, bigoye ku murongo ukuntu bisuganyije n'amahame bagenda. Ibi byose ubona nibi byubona ngo intore, abaturage twagiye mu ntore mu ngando, byose byemerejwe muri iyo nama bakiri mu buhungiro. aba bagabo batagije urugamba rwo kubohora u Rwanda, barakaze ubatinye. Intego zose zabazanye nizo bakomerejeho kugira n'aka kanya bagera, harimo niyo batari barashizemo yagiyemo muri raminsi, ariyo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Rero ingabo zacu zakoze akazi kenshi cyane, zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ubu zubatse amashuri, niyo twagiye ku muganda wo kubaka amashuri tuba turi nazo, nta kuzikanga. Ariko abambere wamubonaga hariyo kwiruka kavuga ati none arandanye, abubu wanamukubita nakurase. Abasirikare bacu bubu njya mbona abantu basinda bakabasindiraho rwose, n'ababamenagaho inzoga ntibabarase. Mbere se ubu byari kubaho bagukindura. Mbere si abambere bashiraga umuturage imbere. Reka ubundi nakubwiye ko abambere bari ingabo za Habyarimana, ariko zirwaga iz'igihugu, ariko zifite uwo zikorera. Birumvikana nyinshi zakoreraga igihugu se, zakoreraga Habyarimana n'agatsiko ke k'abahutu baza Gisenyi na Bahehe, bari barihariye igihugu. Rero ingabo z'igihugu cyacu niyo zirebye aho ziri kugenda mu muhanda ubonaga zisobanutse. Ngira ngo urazi ko n'urwego rw'igihugu RGB n'andi mashirahamwe baherutse gushira ingabo urwego rw'umutekano imbere, ingabo zacu ko ziri imbere muri disipurine no gukundwa n'abaturage b'igihugu cyacu cyane. Urumva si ibyo byabagaho mbere. Mu mashusho agiye anasakara ahantu bajya kugarura umutekano nko muri za Mozambique, rwose ubona yuko abaturage baho baravuga ngo iki gisirikare ntigisanzwe, baranakifuza bakumva bakigura, ahubwo ngo bakigure. N'ubu ngubu bumva bakigura. Ubu hariho nk'umuperezida urinzwe n'ingabo z'igihugu cacu c'u Rwanda, uwo mu gihugu Centrafrique. Ni ukuvuga ngo ingabo z'igihugu cyacu zibumbiye, iyo tuvuze ingabo tuvuze na polisi, mbega inzego z'umutekano w'igihugu cyacu ziradadiye, ingabo zacu ziradadiye. Ibyo zubaka zose byose biradadiye. Reba RIB simeze neza cyane rwose, aho iziye rwose ubona yuko ibintu byo
ibintu hari umuturage ugihohoterwa, hari ugicikizwa ngo kubita inkokora ngo upfire urubozo. Ribu sitase cyangwa umuntu agufungisha by'amahera mbere siko mbere ko wahana umuntu igiceri cya 20 bakakugezayo mfungira uramuntu bumumbikiye hari ariko reba daso reba discipline ifite. Yego wenda hari uwahita avuga ngo daso ngo nta discipline ifite, wenda akarebera ku muntu umwe nk'uwo nabonye ejo bundi mu mujyi bari gukurura mu modoka. Ariko burya ntabwo uriya wavuga ngo ntabwo afite discipline. Yari ari mu kazi ke ari kurwanya abazunguzayi, ariko baramurwanya. nta nubwo yanabarwanya yanabakubita, yari ari gushyira none sarundi yari arabakubita cyane rwose. Twereka discipline tuvuga rero. Ingabo z'igihugu cyacu, inzego z'umutekano z'igihugu cyacu zirakomeye. Merutse gukurikirana ijambo rya Fred Bingira, retired general. nigeze no gukurikirana Eric Murokore. Nkunda gukurikirana. Retired Fred Bingira ijambo akurikiranye yaravuze numva ahondi muhaye sarot anje rwose rirajambo ryarafashe. Yasobanuye ibintu numva, ariko hari hashize iminsi perezida amuvuzeho ukuntu yamubwiye ngo genda iriya niba ari mu majepfo, nubwo hatangizwaga umunsi w'icyunamo uje kubohora abo niba ari Minwari yari yafatiriye iyo za Butare habaye. Umva narakurikiye, ariko n'ubundi dusanzwe nkurikira amajambo y'ingabo. buriya ahantu James Kabarebe yateraniye n'urubyiruko uriya rwose barangizaga ndi kumva nkurikiye cyane, mfata n'impapuro nkandika. Niyo mpamvu rero niyemeje kuja ngeza amateka nyanyujije kuri Dushima Ibyagezweho TV ku baturage badashoboye kubimenya vuba. Rero ingabo z'igihugu cyacu zimaze kutugeza kuri byinshi, ku iterambere, ku mutekano, ku mahoro arambye. Reba nk'ubu nkanje kuba nta mashuri mfite, nifite primaire yanje, nkaba nshobora kwicara kuri kamera nkavuga ibyiza by'ingabo. Urumva? Rero ni ukuri ingabo z'igihugu cyacu ntacyo wazishinja, kandi discipline zifite nuko zifite abaziyobora beza bafite indangagaciro na kirazira. Reba nka nyakubahwa General Mubaraka Muganga ukuntu yahanganye n'abacengezi mu majaruguru akabahasha cyane rwose. Rero n'abaturage twakutse twarabafashaga, twafashije ingabo kugira ngo abacengezi bahashwe, twarabafashije, turabafasha ku buryo twakoze ibishoboka byose kugira ngo abacengezi bashire baveho. Kuko bari bagiye kugaruka kuzana, ariko reka nawe nkubwire, abantu barahunga bagera bakica undi mugambi. Buriya uzi mu gihe cy'abacengezi ziriya nterahamwe na bari abasirikare bakoze jenoside ba Habyarimana, buriya baba bagarutse kunogereza mu gihe cy'abacengezi. Buriya icyari kibazanye
ni ukunogereza gutsemba abatutsi noneho ntihagire usigara kongera agasubirana ubutegetsi basanga ingabo z'igihugu zihagaze bwuma natwe abaturage b'inyangamugayo basanga turi maso umugambi uburizwamo bajya gukomeza kwinyegeza wabonye ko bagiye batera udutero shuma ko kujya baze gukomeza kwica ingabo zacu zikababurizamo rero ingabo z'igihugu cyacu zakoze akazi kenshi kandi gakomeye harakabaho uwaziremye harakabaho imana yaremye inkotanyi harakabaho imana n'ubundi iriho yaremye abatoza bazo bityo rero ubu aho tugeze ni heza korali isezerano yo mu karere ka Burera umurenge wa Cyanika muri ADPR ije iririmba ngaho tugeze ni heza aho tugeze ni hehewe aho tugeze ni heza none igasobanura iriya korali narayishimye aho iri korali isezerano mu Cyanika ca Burera Murambe hari aho igeraga ikaririmba iriya ndirimbo yayo nayigereranyije nk'aho ari inkotanyi izibaga iri kuvuga ngo twanyuze mu mashamba y'inzitane duhura n'inyamaswa ariko turakomeza turagenda twanyuze mu mazi tunyura mu birunga imvura nyinshi ku misozi idukubita ako karirimbo kayo nako ndaza amajwi yayo ndaza kuyishyira mu mwumva ukuntu ako kantu gasobanura neza ni nk'uko inkotanyi zaje ingabo z'igihugu mbese wagira ngo ukora iyo sezerano iba iri kuririmba inkotanyi amagorwa ingorane zanyuzemo zije kutubohora no kudukura ku ngoyi y'ubukene ingoyi y'ubuhirimbiri none ubu abaturage b'u Rwanda twese turajenyeye kubera inkotanyi ngo twahuye n'ibiruhanya ngo duhura n'abicanege ngo ariko turakomeza turagenda iyo ni korali isezerano ngo twahuye n'inkoni duhura n'urupfu ngo abacu barapfuye ngo ariko turakomeza turagenda tugeze muri gakondo yacu yewe aho tugeze ni heza wumvise ngo tugeze muri gakondo ari rwo Rwanda ngo tugeze muri gakondo ari rwo Rwanda inkotanyi zigeze mu Rwanda ziherekeje babandi ababyeyi babo barumuna babo base wabo bakuru babo bahejejwe inyuma n'ubutegetsi bubi mu buhungiro zigeze muri gakondo yazo zirashima ngo none ubu ngaho tugeze ni heza urukumva iyo ndirimbo ndayumva cyane n'inkotanyi rero nuko byagenze igihugu gitangirira kuri zero ku busa ziracyubatse ingabo z'igihugu cyacu intore zirusha inama n'abo bafatanyije abo basaza ba Tito Rutaremara benshi ba François Ngarambe mbega ba Eric Murokore babingira ba Mubaraka ba Kabarebe nshuti y'urubyiruko kabisa uraruzi ko muri 2000 yewe Kabarebe ni inshuti y'urubyiruko rwose nakunda urubyiruko uzi ko muri 2003 buriya n'abanyabutaro twagize uruhare mu gufasha inkotanyi turabyishimiraga
cyane rwose kuko no muri 2003 baje kudushimira ibirori bibera irunabo. Mu by'ukuri urebye inzira y'inzitane nk'uko korali Isezerano yabiririmbye, urebye inzira z'inzitane inkotanyi zanyuze ariko zikagera ku ngingo no kuri byinshi, zigahagarika jenoside, abaturage zikadushira hamwe, zikatubumbira mu murongo umwe, umurindi w'umunyarwanda, mu rubumwe, tukaba turi mu kugenda kuri demokarasi n'amajyambere arambye biri kujana. Inkotanyi zacu nizo guterera isaroti. Ngabo zacu niyo mpamvu n'umwana wanje yitwa generali. Buriya ingabo zacu z'igihugu cyacu zirangajwe imbere n'umugaba wazo w'ikirenga ari Paul Kagame, n'umugaba mukuru Mubaraka Muganga, n'abandi bayobozi bose b'ingabo, minisitiri w'intebe, abofisiye batandukanye, bazigishije neza, bazitoza neza, zifite disipurine. Bati wagerera ku musirikare ukagwa mva, wagerera ku musirikare mva, ntacyo yakugira, ntacyo yagira ute. Mu bintu byose ziri gukora noneho ni ingabo kinyamwuga, noneho ubu zatojwe kinyamwuga. Kadubu ni ingabo mpuzamahanga, hari ingabo z'u Rwanda gusa. Ingabo mpuzamahanga ubu ziri kwitabazwa sinabikubwiye, kandi aho ziri hose zaratsinze, ziratsinda cyane. Bityo rero ntabwo wazigereranya n'iza Habyarimana. Za Habyarimana na ese ingabo zasahuraga bo zishinzwe kurinda izo ngabo, amatungo yazo zamenya amaduka iyo zakiwe na Byumba, ibyumba zirasahura isantere yose zirayeza. Zose nizo mushimaga, cyo nimuzishime nababwira iki. Abantu bari mu mahanga, ikindi ingabo zacu ntabwo zumvaga amabwire ngo zigendere ku mabwire ngo umuntu agende nazigeraho, azibeshe, azibwire ubusa ngo zishire mu bikorwa. Reka ariko mbere se byarabaga bitabasi. Mbere ngo barakugambaniraga bakavuga gura inyenzi kandi itari, bakarara bagukinduye, cyangwa ngo ukorana n'inkotanyi, bakarara bagukinduye. None ubu rero turi kwidagadura, igihugu ni amahoro, igihugu ni umubeya, igihugu ni umubeya, ibintu bimeze neza, u Rwanda ruragendwa. None se hari akabazo nshaka kukubaza. Uri kureba nka Victoire Ingabire, umwe mu bantu barwanyije ubutegetsi bw'igihugu, arafungwa ariko nyuma aza guhabwa imbabazi na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aza kumuha imbabazi. Si iki gikorwa ari nka kera buriya ku ngoma zabanje, ibintu byari gukunda umuntu urwanya ubutegetsi bw'igihugu agafungwa agahabwa imbabazi na perezida. Ari nka kera bariya buvugi twaravugiraga kuri baramukinduye, ubu kuri utakiriho. Ari nka kera Victoire Ingabire arahari mu Rwanda rwose, nta kibazo, nta nubwo anafunzwe, nta nakurikirana. Agira ngo atuye Kicukiro, ari hari ari kugenda muri kaburimbo z'igihugu atubatseho, yarangiza amahoro yamunezeza akivuga ibi akivuga. Nebo urabagize ngo Victoire Ingabire rirafokonyo ryagira kandi wagize ngo ryo ni ribi. Nta mahoro ahaze, nta mahoro n'umutekano birambye. Ese arahadi yabivuga, nuko ari mu gihugu gifite demokarasi n'amahoro, bamucungira umutekano rwose, nta kibazo kujya hatagira umukoraho nyine. Kahibase ntazanaga n'ingengabitekerezo n'ibiki byose bakamureka. Ariko niyongera bazamufate ari nka kera su nese wazabona azakomeza
adabagire ajenyere mu mahoro y'igihugu cacu cyagezeho aguma arabivuga nabi hajya ngo ni ngo ni inkingi ngo ni inkingi Victoire Ingabire ni Victoire Ingabire Ivona Ingabire Ivona ni Ingabire Victoire bahagarariye ngo FD inkingi FD inkingi ngo ishaka ngo kuza ngo ntago ngo ishyigikiye ngo ubutegetsi buriho. urebye arabesha ariko urebye aranamushigikiye neze yaba atamushigikiye akaba akiri hano kuri bwaramweretse icyo bukora arabutuka akaburwanya akavuga nabi ntibamukoreho ahubwo se yabushigikira koko na buradora ukuntu ureba burasa uri kureba buriya Victoire buriya agiye akaja hari akavuga ngo ndihannye buriya Victoire afite ibitekerezo byashobora buriya ibitekerezo bye biravangavanze biriya bitekerezo yirirwa avuga yerekana abanyamahanga ibitekerezo bimwe bimeze nk'ibishaje n'ubundi birashaje ahinduye akavuga ati reka ngaruke mu murongo w'ibitekerezo byiza bamutoza akavamo umuntu muzima kuko nta cyaruta uko batojeje abandi ariko buriya Victoire Ingabire reka tutamutindaho ni umugore kandi urabona ko aridagaduraga mu mahoro y'igihugu cyane rwose biriya ni nka bya bindi byo ubonaga umuntu ari kwikigita agaseka ese nakubwiye ngo niba ubona umuturage nkanje utaragize amahirwe yo kwiga nsigaye nicara hano nkasesengura buriya Victoire twarabonaga yaducaye ashatse kuzana ibidusubiza inyuma si afite na za metirize hari na za PhD cyane rwose nje sinifite aya primaire yanje ubanza ari 3 none reba nanje ndi gusesengura ubu naho nabyicira cyangwa nkabivuga nabo uko bitari naba nagerageje naho naramabura nese ubwo aza yaducahe kuvuga ngo araturwanya agarura ingengabitekerezo agarura amahano yadujeka natwe abatarize twarajijutse twaramenye ukuri yaduca ntabwo byamworohera nyamara wa mubyeyi we Victoire Ingabire ngwino twibere mu maho dore n'umwana waherutse kuza kumusura mu gihugu hari uwamukoze nta kibazo rwose ndiwe rero nashyira umupira hasi nkishyirira ikibuga hasi nkibanira neza n'u Rwanda nkisazira mu gihugu cyambyaye kuko biriya bitekerezo bye bimeze nk'ibyo kugarura ingengabitekerezo cyangwa nk'ibyo kugarura ibibi byabaye ntaho byazamugeze njyewe ntabwo namutuka nta nubwo nagira gute kuko gusintukana ariko ibyo akora Imana irabizi iri kumureba igihugu turi kumureba n'abaturage turi kumureba none n'abatarize turi maso twaranasobanukiwe yaducahe niyo mpamvu rero mba numva ko Victoire Ingabire atarangaza abanyarwanda aho tugeze ni heza ndetse nawe ahageze ni heza ntaje nye i Kigali ntare kurya akaryama hari icyo abaye hari Kagame yamuhaye imbabazi izo gusasi ariko n'ibyo kurya ari kubibona ntacyabuze ariko nawe niyo agiye kunenga nenga gute
utuntu tworoheje uzamukurikirane mu byo avuga. dusanzwe umuntu wari wese ashobora guhura ni utuntu tworoheje mbese nawe nuko ari amaco y'inda. ni nkaho yavuga ati abantumye mu Rwanda kubesha no kugira ute basezeyeho nigumiye mu Rwanda rwanjye buriya Vigitwari umunsi guzumva yabatesheje agaciro hazi nawe gusobanura buriya wagize ngo ni wese n'abamutumye utwo dufaranga bamuha niwe nawe niwe ariko afite agatsiko kamutumye buriya ndiwe nagakoze isoni aba bamukanye nagakoze isoni nkanakabwira ati nkanakabwirane aho mwambeshye mugumana ubutsiko bwanyu manitse amaboko ntacyo nzageraho. Abanyarwanda bari maso, perezida w'u Rwanda ari maso, ingabo ziri maso, polisi ziri maso, inzego ziri maso, abanyabwenge bari maso, n'abaturage batagize amahirwe yo kwiga bari maso. Aho bigeze manitse amaboko ndi kubona ntaho nahera kuko abanyarwanda bari maso. Ahubwo mugabo wanje, bana banje, muze dufatanye kwiyubakira u Rwanda, muve muri iyo Buholandi. Muze ukareba ahubwo ko Vigitwari Ingabire ataraba Vigitwari Ingabire, ahubwo naho ubu ari gusaza. Gusaza ntacyo wageraho n'ishano ngo ategereje gufata igihugu. Ubuze ntabwo ari kuva ko na bamwe bafatanyaga nawe muri no minsi Imana iri kubanyuza, iri kubahamagara rwose. Ariko reka nkubwire, narakubwiye ngo Imana yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Ndakubwira ngo Imana yigeze gutaha itahana Rusesabagina. Imana yigeze gutaha i Rwanda irareba iravuga ati ariko uyu muntu urembeje u Rwanda kamutahana i Rwanda, nje kumwereka ibyiza u Rwanda rwaye, nje kumwereka ibyiza u Rwanda rugezeho, wenda anyure muri kaburimbo z'u Rwanda, ave ku kibuga cy'indege gusa agera aho aharaja kuruhukira arebe. byaramutunguye. Nakura yajaga kuburana mu nkiko, yanyuraga ku byiza bitatse u Rwanda. None niba Vigitwari Ingabire azi ko Imana yirirwaga ahandi gataha i Rwanda, azi ko Imana yatahanye Rusesabagina ku mugoroba itashe, azi ko Imana yatahanye Sankara wari uri guhagarara kuri mikoro mu bigwa bya Komora ati nafashe Nyamasheke, n'uwamusimbuye wamwungirije witwa Heremani azi ko Imana yamutahanye, azi ko Imana yatahanye baba FDLR babiri bafatiwe i Bunagana, azi ko Imana yatahanye bande bose barwarakabije, ubu rwarakabije akaba ageze ku iterambere rirambye u Rwanda. Ozo urugo rwarakabije atuyemo niba ari ku Gisozi, niba ari he ruraboneye, yaraza harugera se no kuri leta mbere, nubwo yari mu ngabo nta rwara afite nkarwo. None Vigitwari Ingabire niwe nyibwira, azi ko Imana ikomeje gutaha i Rwanda igatahana abibona bashaka kuruharabika no kurugirira nabi, azi ko n'abandi bakisheshe mu buhungiro Imana iri kugumira abanyuzaho, sinzi ukuntu iri kubakatisha ukaja kumva ngo wa mbere ngo yitabye Imana kubera uburwayi. Azi ko Imana ikomeje kudoda iminwa abari hanze. None waje kumva ngo hanze ngo hariyo ngo guverinoma ikorera mu buhungiro. yowe na Padiri Ndahimana. Padiri Ndahimana ndamukurikiranaga, ahubwo ndashaka na nomero ye
nze ndamwoherereza ibyiza by'u Rwanda birebe. Shaka ko gutuka. Sayivugaga. Arayivugaga iyo arangije gusaba amaturo. Aranaturisha. Araturishaga kuko iyo arangije guverinoma irangije ngo inama y'abaminisitiri. Aravugaga ngo kujya mukomeze mudushigikire mwohereze kuri momo mukanda akanyenyeri. Bakandisha akanyenyeri. Bakoherezaho 100 umva iyo guverinoma. Njewe mu kiganiro nigeze gukora mu myaka yasize 2020 naravuze ngo nawe Imana izamuzana. Nawe uzaje kubona uje kumva umve ngo naho Imana Thomas Imana yamutahanye ku mugoroba i Kigali. Ariko u Rwanda rufite Imana wa muhungu. Rwanda rufite Imana. Nta muntu wavuga nabi ngagira amahoro. Mbarira baruvuze nabi bafite ubukire nanga bafite amahoro. Ntawe. Imana yataje gatahana kabuga yari imaze imyaka n'imyandiko yihishiye mu mashamba. Imana yataje Rwanda ikaba batereka mucure munyuze mu Buholandi cyangwa Dar es Salaam ariyo mba mushize. N'abakurikiranwe nibura imihoro yatanze bikurikiranwe. Niyo mpamvu rero abantu bose bakirwanya u Rwanda bameze nka Victoire Ingabire. Nababwira ko reka no mukanyiko mu minsi yisize haciye Gatimana ari mutahanya ari Buganda. Ni buri Imana yaramuretse gabaze yisuzume. Buriya abantu bakirwaye mu mutwe ni benshi. Kandi no mu gihugu cyacu baracarimo bagifite kode bagifite ngengabitekerezo. Turacafite akazi gakomeye ko kwigisha. Cyane niyo mpamvu dushima ibyagezweho yaje kugira ngo warabirirwa abantuka dufashemo. Hari n'abambuzaga hari n'abambwiraga twegeranye. Ugasanga nk'umuntu arambye ko Tiriyani koko ngo warurera kuvuga ibintu. Ahubwo nimureba nabi namwe nzabavuga nimutaja murandeka. Ese gute bakubuza mureke mvuga ibyiza by'u Rwanda, mureke mvuga amabi y'abakoze amabi, mureke dushime ibyagezweho, mureke tubisigasire. Kubisigasira rero no gufasha ingabo z'igihugu cyacu ko wibuka ko twaturi kuri sije y'ingabo z'igihugu cyacu ibyiza byazo n'ibyizambere. Nibyo tukirimo rero. Kugira ngo dusigasire turinde ibyagezweho nuko tuvugisha ukuri nta gutinya. Ingabire Victoire ubu niwe ndi kubwira n'abandi bameze nkawe. Nibareba ibyagezweho. Mbese ubu Victoire Ingabire aranengaga aburaga ibyo ashima ye. Ubwo ibintu ahubwo ni byinshi cyo gushima ni byinshi. Nje ngubwira uzaje kumva wumva umunsi umwe Victoire Ingabire atesheje agaciro abamutumye. Kuko uzaje kumva wumva Victoire Ingabire yamanitse ukuboko ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, abanyarwanda mwese, bigarasha biri Buraya, Afurika yoyo, nsezereye ibigarasha, mbaye umuturage w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko ndi we, niyemeje gufatanya n'abandi kubaka u Rwanda, niyemeje kuva muri byacitse, muri byandagizute, ahubwo mbaye umuturage w'u Rwanda, abantumye batesheje agaciro. Uzaba wumva umunsi gumwe bizaba sinde. Kandi buriya ni umubyeyi ugomba no kugera akavuga ati bireka mbivemo, ntazasigira n'abana banje umuvumo, ntazashyiriye. Buriya ni no kumusengera kugira ngo azabivemo. Rero kuvugisha ukuri ni ukuvuga udategwa. Nje sintegwa. Nkunda no kuvuga ko hari abantu bakoze
jenoside bakihisha iyo hirya, abahakana bagapfobya, tugomba kubamagana tukabarwanya twivuye inyuma. Nakubwiye ko ubu abanyarwanda twese turi za maneko z'igihugu, tugomba kugikorera no kugitangira, nta muntu ugomba kuducamo. No mu gihugu cyacu nakubwiye ko harimo abagipfobya bagahakana, bifatanya n'abo hanze. Buriya abakorewe jenoside bakoze icyo bagombaga gukora, batanze imbabazi, ahubwo bazihaye abatazishaka. Kuko iyo baba bazishaka nta twagashyinguye buri mwaka buri mezi, kuko bari abantu bazi aho abo bishe bari babarunze mu byobo, imibiri ahiri mu byobo barahazi, bakagombye kuba bahagaragaza. Narakubwiye ngo harya wenda tuvuga hano ho dutuye muri aka kagari, muri uyu mudugudu, muri iyi sibo, uba biciwe aha, ababa batuye ahantu habaza aho babashize, birumvikana barahazi, ntabazi ibyobo babashizemo, barahazi. ubwo se kutabavuga ni uko batahazi? Ku buryo hari ahantu haba hagiye gukorerwa igikorwa cy'amajambere, gaterepurari zikagera ku bantu 100,000, haba hatazwi se, haba hazwi, ahubwo turacigisha dushize amanga kugira ngo abacu bajize jenoside yakorewe abatutsi bamenyekana aho bari, bashingurwe, imibiri yabo shingurwe mu cyubahiro, sibyo? Rero turacafite urugendo rurerure. Nibyo bariya rero bose barwanya igihugu baba bashaka kugira ngo bakomeze bahatsibanganye, ngo hicwe miliyoni y'abantu, miliyoni si gusa, babaraga nabi. Ukurikije uko byari bimeze babaraga nabi. Miliyoni nuko nta wundi mubare w'abantu baho, uriya ni miliyoni isaga, no kuvuga n'abantu benshi, n'ubundi nabo ntibashobora kubashyira mu mibare, niyo mpamvu bavuga miliyoni. Abantu gutema, abantu nk'abari gutema ibiti. Reba bwabuhiri bwo wa mugore yarafashe, iriya foto rwose narabubonye ejo bundi ku foto, uriya mugore uherutse gukatirwa. iriya foto ni ya Munyenyezi, iriya foto ubuhiri ntari ngiye muri WhatsApp, dore ubuhiri baranayibona aha ngaho rwose. None ikindi abahakana sinzi iyo babikura, n'abafunzwe barabyemerera. Nk'ejo bundi hari umugore nakurukiye uri muri gereza mu igororero, ari gusobanura uko yishe n'abo yishe. Njyewe ndi n'inshuti y'abana, hari abana ariko ni abagabo bafite base bafunzwe, bambwiye ukuntu base bishe bari gushima igihugu n'inkotanyi, ngo kuba data yarishe gutya akaba afunzwe, tukaba turi mu nzego z'igihugu zikomeye, ngo harakabaho ingabo z'u Rwanda za FPR inkotanyi zidatoranya ari kera byaba bikiri mu vangura byaba abantu bishe abo mu miryango yabo bahabwa ubutegetsi, ariko ubu abana bafite ababyeyi bakoze jenoside, bamwe bari mu maminisiteri, abandi muri RIB, abandi muri polisi, mu ngabo, mu bitaro, bimereye neza. Rero mu by'ukuri ingabo z'igihugu cyacu zakoze akazi kenshi kandi ziracagakora, natwe abaturage turacakora akazi kenshi ko kwigisha bagenzi bacu, kugaragaza ibyobo birimo imibiri y'abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, kuko baza aho bari. Muri serire se mu mudugudu wayoberwa ahantu mwashize abantu 200 bo mwishe, ahubwo ni ukubihishira. Kandi kankubwire n'ikindi, buriya hari n'abakoze
jenoside bakiri mu Rwanda bakihishahishe, nta bakisheshe baje ahagaragara kuko batababonye. Wenda nk'urugero, interahamwe zikava nk'aha muri Kigali zikaja kwica mu majepfo zikagaruka i Kigali, none se abo mu majepfo babamenya? nk'ab'i Kigali ntibamenye ibyo bakoze kuko ntabwo bahakoze. Abo bagiye kwica mu majepfo bavuye ino bakaba bituriye hano i Kigali, bari no mu mazu meza, ariko amaraso ari kubarya cyane. muri aho bicaye nta mutekano baga bafite, buriya babaga bari gukirigitwa. Amaraso ni mabi, kumena amaraso ni bibi. Bamwe bubwo buriya nibo wumva gukumva ngo biyahuye, bamwe bakabegwa icyabiyahuje, bamwe buriya nibo wumvaga imitima ngo bapfuye igihe kitageze. Barwaye imivuduko y'amaraso. Barwaye imivuduko kubera kutaja kwirega ngo bakire, kumva bapfuye. Ndikugubeza rero ingabo z'igihugu cyacu zageze kuri byinshi, zatugejeje kuri byinshi, nizo gushimirwa, nizo kuratwa. Harakabaho Imana ishimwe yazanye FPR Inkotanyi irangajwe imbere n'intore zirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kandi tugomba guceceka, bava igitwari tuzababwira, bande tuzababwira, abo ba Mukandutiye ntibari bamukanye ko tuzababwira, abo bande tuzababwira. Njye hari ikintu kimbabazaga, nkubwire. Hari abasirikare bafatanyije n'ingabo z'igihugu cyacu kubohora u Rwanda, babaga mu mahanga, bagiye baturuka nyuma kubera ibyaha bamwe na bamwe. Bajya bantera imbabazi kugira ngo umare gufata igihugu, umare guhagarika jenoside, upfe n'igihugu ngo kuko kikubujije gufata amasambu 100 cy'abantu y'abanyaga. Upfe n'igihugu ngo kuko kikubujije kubohoza amazu y'abaturage 100. Uyatware. Upfe n'igihugu ngo kuko kikubujije kwihorera. Ubwo ntago div kuvuga igihugu, di kuvuga upfe na bagenzi bawe mwafatanye igihugu, mwafatanyije guhagarika jenoside, ngo nuko bakubujije kwihorera kuwa kwiciye, maze bituma ukomeza kuba impunzi, ibyo waharaniye kugeraho ubibure, wongere usubire mu buhunzi. Ni igihombo. Ni igihombo cyane. Merutse kuba ndi kugenda nyura ahantu, umumotari aranyereka ngahanikwa Kayumba Nyamwasa. Hariho n'abandi nja numva kuri YouTube, ndababaraga nk'abasengera, Imana wagarura bari abasirikare bafatanyije n'abandi kubohora igihugu, guhagarika jenoside, bakagaruka bakubaka u Rwanda baharaniye kubohoza, bakava mu buhungiro. Kandi akubwiza ukuri, buriya Kayumba Nyamwasa na bagenzi be bagarutse mu Rwanda, Perezida wa Repubulika, guverinoma y'u Rwanda yabaha imbabazi cyane rwose. Ntabwo yabafatara hari ubwo dose uri kureba. Hagiye tubona ba Paul rwarakarabije, wenda yabanyuza muri aho kubahugurira, ariko ntabwo yaba. Paul Kagame burya gusaba imbabazi na Bibiliya bivuga, usabye imbabazi azazihabwa cyane. Ubu se ejo bundi hari umuntu wacitse ku icumu rya jenoside, twagiye gusura i Musanze. Yaduhaye amateka, atubwira uburyo yababariye abamwice bene nyina 3 na se, bakamusigira nyina ngo nuko ari umuhutu.
we impamvu atapfuye yari ari ku ishuri baramuyobewe. Atubwira ukuntu yagiye kubabarira bamwiciye abasanga no muri gereza ati mubasohoremo ndababariye. Ati ubwo nibatabasohora muraba muri guhanirwa itegeko ariko nje ndababariye. Ariko icyo gihe imbabazi ze zatumye bakatirwa imyaka 10 barayirangije ubu babanye neza baratekanye. Nese uwimanya imbabazi ninde? Ndakubwiye ngo bura Kayumba Nyamwasa n'abandi ko njya numva ngo Kayumba Nyamwasa ngo nawe yarari nawe mu bahagaritse jenoside arimo. Kayumba Nyamwasa buriya yari umugaba mukuru niko numva ayoboye ingabo z'u Rwanda yakwa Kayumba Nyamwasa n'abagenzi bawe ko mwakoze akazi gakomeye mufatanyije n'abandi. Iyo dayimoni yo satani yaboheje ikabashuka ngo mwongere muje mu buhunzi yaturutse mwambabarira mukagaruka mugafatanya natwe kubaka igihugu cyacu mwaharaniye. Ubu se nuja kumva ngo barwaye baguye ishanga sibyo? Bagahambwiye mu mahanga sibyo? Kandi bafite icyangombwa mu Rwanda cy'ubutaka. Perezida aherutse kutubwira ngo igihugu cyacu ni icyacu ngo ntabwo tugikodesha. Mwaje mu nzu yanyu mudakodesha ari rwo Rwanda mukava hirya iyo ngiyo ko hari icyo mwakoze cyiza, icyo mwakoze kibi mukagisabira imbabazi ko tuzabababarira. Rwose birababaje birambabazaga. Uzi ko gusubira mu buhungiro nyine amakuru naje kugenda amenya yabari abagiye bifatanyije na FPR bakongera bagasubirayo. We nari abanyarwanda bamwe babyumva niko naje kumenya niko numvishije no ku maradiyo no kuri za YouTube nkunda gufungura. Nk'umwe akagera mu Rwanda bamaze kubohora u Rwanda ngakumva yafata amazu y'abahutu 100, ngakumva yafata amazu imirima y'abahutu 100, ngakumva yafata amafamu y'abahutu 100, kandi agashaka gutatira umurongo baremeye Kamara uzabaza mu nama baremye iyo harimo imirongo ibazanye ko ari ukugarura ubumwe bw'abanyarwanda n'ubwiyunge no gushira abanyarwanda imbere twese tukabumwe. None bamwe bageze ino bashaka kubirengaho, noneho bababujije batangira gutoroka kumva yuko babujije uburenganzira bwabo. Kandi nyamara mwa abantu mwe nubwo ntabizi neza niba ari byo aho mwamuri mu makosa mwatorokeye ubusa ahubwo nimugaruke dufatanye. Wenda umuntu afite amazu ari mu Ruhengeri, ngaya amazu ari mu Kiyovu nyirayo n'uwo mu Majyaruguru, none wa musirikare kumva yayafata yanamara kuyafata akaba yavuga ati ubwo yafashe reka ngere mu Majyaruguru nje kumukura haveho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame nabo bari kumwe bati no, hari ingingo twaharaniye tukiza gufata umwanzuro wo kubohoza u Rwanda, nta n'umwe ugomba kuyirenga. Bariya rero batabishoboye nibo batangiye kugenda barahunga. Ariko se ubu ntibicuza? Ese bagenzi babo kubabuza kwihorera no kubohoza babaga bari mu makosa? Rero amakuru njya numva ngo nicyo cyatumye bamwe bahunga abanyamwasa abande bose. Ntago bazi mu mbabare nibyo numvaga no kuri YouTube nkabyumva no mu bandi bayobozi bamwe na bamwe
nkumva n'amateka mu biganiro impamvu bagiye basubira guhunga. Rero ntabwo ibyo mwakoze ari byo, mugaruke mu rwababyaye muhumure. Leta yacu ubumwe bw'abanyarwanda natwe abanyarwanda muri rusange twarahiye ko jenoside itazongera kuba. Nta nkuba yakubita ahantu kabiri, ikubita rimwe ntabwo yongera kuhakubita, isubiraga ahandi. Ubwo rero iyo nkuba niba irakubita yo mu Rwanda iharike. Kandi nabwo tuzanatabara nibiba ngombwa kuko twe dufite u Rwanda ruzabatabara, ntese ruri gutabara. Rero muri make njye nshima Imana Diriane, umwana ndi umugabo ariko nkunda kwita ngo umwana, abandi banyita ngo umwana muto. Umwana muto ubu ndashima Imana yuko ndi umusesenguzi kandi ndakurikiranwa buriya. Nakubwiye ko mfite inshuti nyinshi, ndakunzwe muri iki gihugu, ndi mu bakunzwe, nta ndi kwirarira. Iyi cano sitangiye ejo bundi, ariko ubu abamaze kunkurikirana ngira ngo bamaze ku 8,000, icyumweru ntikirashira. abari kukureba, abari kundeba, abakanze kuri subscribe niba ari saboni gutyo, abantu biyandikishije bagiye kuzura 1000, banza uyu munsi kiruzura. Mu cyumweru kitarashira, mu gihe hari abafite za cano bamaze umwaka n'imyaka 3 batari bagira n'abantu bongejeje, bamwe bagenda bikura bakagenda. Ni ikigaragara ko nkurikiranwa kandi ko mvuga ibyiza byubaka. Navuga rero abantu bose babishaka baze baza twishime, dusesengure, tuganire ku byagezweho TV, dushime. Ubu ibintu byose bigenda byubaka. Ejo ubu nta umunyarwanda hejwe, ibyagezweho kubireba biremewe, kuja kuri convention biremewe, kuri Serena ahubwo genda isabiranya kwa Perezida wa Repubulika bazareke ahubwo je, kuko urabona mfite TV channel ifite ibyuma kabuhariwe cyane, kamera zisobanutse zimeze nk'izarabiye. Bazareke ahubwo abanyamakuru ubu dufite umwe ariko tuzagira n'abandi. Bazareke baduhe ubusitani hara kuri convention center, tuje turicaramo ku gate. Ngo ndi kwisabira nje dushima ibyagezweho TV, mwicaremo abaturage baze baraza kureba convention, banafata ijambo bashime, kugira bereke n'abantu b'abanyamahanga, bereke ni byose n'abanyamahanga bavuga u Rwanda nabi bamenye bimeze gute. Ese hari cyera umuturage upfuye ko yaragera kuri convention, ariko usangaga bari kujyamo abaturage bakifotoza. Baje baraza rero nibamara kwifotoza basange dushima ibyagezweho TV, turaho ngaho tubaha ijambo bashima ibyo babonye. Siko bimeze cyane rwose. Ibyo Rwanda rwagezeho rwose. Kandi ndagukunda cyane n'umuryango wawe Inkotanyi, ndabemera n'abayobozi b'igihugu cyacu, ndabemera Minisitiri w'Intebe, abasenateri ndabemera, mu ngabo, mbega njyewe mwese ndabemera kuva ku mudugudu kugera kuri perezida, intore zirusha inama. Rero turi gusoza nshimiye umuntu wese wagize uruhare mu kohoza u Rwanda. Nakubwiye ko ejo bundi nzakuzanira uko bimeze. Njyewe ukuntu Inkotanyi batangiye byose ndabifite. Mfite n'igitabo c'amategeko, mfite cya FPR. Nshimira umuryango wa FPR Inkotanyi kuko wahuje abanyarwanda twese tukaba turi umwe imbere y'amategeko. Bityo rero kugira ngo
cano dushima ibyagezweho TV ishigikirwe, muyishigikire ikomeze ibagerere kure hirya no hino mu gihugu. Ubu hari abakecuru bahora bavuga tuwanyereka Kagame nkamuhobera, babura mbese mikoro yo kuvugiraho ngo bashime igihugu. Rimwe ukumva barambwiye ngo Diane mwana wanje ngo nujya ari Kigali nsuhurize Kagame umubyeyi wanje ngo ni utumye mbaho ngo kuri narapfuye ngo dore ngo imbaraga zaragarutse kubera Kagame. Uwo mukecuru rero tugomba kumugezaho mikoro ariyo mu cyaro akavuga ibyiza by'igihugu. Bityo rero kugira ngo tubigereho baje baduha batwohereze n'amafaranga badutera inkunga. Inomero yacu ya telefone iri hariya ni 83555438 ni Nshimiyimana Adrien. Badutera inkunga bakande handi hagomba kwiyandikisha, bakurikirane ubutumwa dutanze babugeze kure kugira ngo nibigarasha bibone bimenye ko n'abaturage batagize amahirwe yo kwiga turi maso. Turi maso bamenye ko twese twabaye na za maneko z'igihugu. Maze igihugu cyacu gikomeze gitera imbere, kuko niba uteye inkunga dushima ibyagezweho TV biratuma igera i Rusizi, bituma igera i Rubavu, bituma igera i Butaro, bituma igera mu Mutara nuko sibyo. Noneho ibintu bigende neza, tuje gufotora ibiyaga, tuje gufotora amashuri yubatswe ku Gikongoro, aho tuje Rusizi gufotora aho bavugaga ngo banyakubahwa abanyarwanda namwe banyacyangu. Tuje kubafotora dufotore ibikorwa biriyo, dufotore ibiri kwa Habyarimana yavuka, noneho hari ibirenzi ibyahahoze kwa FPR itarobanura yagiye kubaka Rubavu, kubaka Gororero, kubaka ntahisigaje. Byose tubifotore tubone imbaraga zo kugera ahantu hose. Murebe ibyagezweho ko nk'iyi kamera dushima ibyagezweho TV, izi kamera zombi zirasobanutse. Burya nk'iyo ngiyo yitwa R5 cyangwa R5 niyo yindi uko zitwa zose n'ibyo biki zifata amashusho meza kugaragaza ibyiza byose. Kandi nk'irarensi iyo urabona ko yitwa 70/200 telefoto nk'iriya iramizinga, ajya avuga ku mizinga kuzuminga igakura ibiri kure. Byose birahari, noneho tugende tubizane n'Akagera n'ibikini Musanze y'amahoteli, mwese tubyereke ibigarasha ati murebe mwanjije imwe muri kujijamira iyo hirya mutaje ngo dufatanye kubaka. Ubu mu gihugu cyacu mu minsi iri imbere kizaba kiruta ni Dubai, kiri nka paradiso cyane. Rero banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, reka mbareke naho ubutaha dukomeze urubyiruko muze kuri dushima ibyagezweho TV. Nta muhejwe, ntari amafaranga, ni ubuntu. Abasaza, ababyeyi, abagabo, abakecuru, mwese muduhamagare kuri iyo nomero dushima ibyagezweho TV. Dushime perezida wacu uvuga ngo agiye gututukira perezida, tumubwiye tudi gasopu. Uvuga ngo agiye kudutukira igihugu, tumubwiye ngo gasopu, kuko dufite ingabo zacu zatojwe disipurine kandi zatojwe kinyamwuga. Turi kumvikana. Ingabo zacu tuzivuze twazihereyeho, ariko reka dusoze naho ubutaha. Yego rwose Diane, ndagushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye kigaruka ku ruhare ndetse n'imigabo n'imigambi ingabo z'u Rwanda ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame
yaba yaragizemo ibikorwa byagiye bigaragara muri imyaka 30 nyuma yaho zihagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Rero mureke tubashimire cyane mwemwe mudukurikiye aho muherereye hose, mwemwe mudukurikiye mu gitondo ari saa 6 nimugura bitewe naho uherereye, ndagushimiye. Ariko inkunga n'umusanzu wawe cyane no gukanda subscribe kuri Dushime Ibyagezweho TV, uza gukanda subscribe ukajya kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ko tubishyizeho ako kanya. Ndagushimiye uherereye hose, bari kumwe nanjye Shema Pride. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Kadusenga Imana. Mana nziza, Mana nkuru, tuvuze byinshi, dushimye Inkotanyi, dushimye Perezida wa Repubulika, dushimye abagize uruhare rwose mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi 94, dushimye abatumye abaturage b'u Rwanda tubumwe, dushimye abaharaniye ko ibyo byose bigerwaho, kandi dusabye abashaka kubisubiza inyuma kwihana no kugaruka tugafatanya kurwubaka, kandi dusabye abahoze mu Nkotanyi mu ngabo z'igihugu kandi nabo bafatanyije n'ingabo kubohora u Rwanda bageraho bagateshuka ku nshingano canga ku ntego bari bariyemeje bagahunga, bakongera bageraho bagashaka kongera gutuka no gusebya u Rwanda, turagusabye kugira ngo nabo bazane bongere bagaruke mu gihugu cacu maze bafatanye natwe kubaka u Rwanda. Kandi tugusabye Mana yacu gucecekesha abazimu n'abadayimoni bakorera mu bantu biyita ko bashaka kubohora u Rwanda canga kugaruka kutuvumbagatanya no kutwica. Abo bose Mana ubafate mpiri, amaboko yabo uyafate, imitekerereze yabo uyihindure zero, maze imigambi yabo iburizwemo, ahubwo ubashiremo umutima muzima wo kumva ko bagomba gutata kubakana u Rwanda. Nuko rero Mana yacu, Mwami wacu Yesu, tukweretse igihugu cyacu, komeza ugiha amahoro, tukweretse abaturage bacyo, tukomeze tugira amahoro, abayobozi bacyo dukomeze tugira amahoro, kugeza igihe uzaza kujanira abana bawe mu ijuru. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen.